Uwiteka akomeza bwishimwe n'icyubahiro. Nkaba mboneye akanya ko kubasuhuza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Umwami aduhana umugisha nk'uko yabitugeneye uyu munsi. Umwami amera umugisha n'abandi batari hano bazabasha kumva ijambo riza gutambuka uyu munsi, kubera ko uburyo bwo kugeza ubutumwa bwiza no ku bandi bitewe n'iterambere ririho bwagezweho. Imana imere n'umugisha n'abanyabwenge mu bwenge Imana ibaha, bikaduha n'uburyo bwo kugeza ubutumwa no ku bandi bantu. Tugihagaze turasoma ibyanditswe. Turasoma mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Turaza no gusoma muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 20 kugeza kuri 24. Turahera gutegeka kwa kabiri igice cya 16. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Ujye uziririza ukwezi Abibu, uziririze Uwiteka Imana yawe Pasika, kuko mu kwezi Abibu arimo Uwiteka Imana yawe yagukuriye muri Egiputa nijoro. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Ujye utambira Uwiteka Imana yawe ibya Pasika byo mu mikumbi no mu mashyo, ubitambire ahantu Uwiteka azatoraniriza kuhashyira izina rye ngo rihabe. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Ntukagire umutsima wasembuye ubirisha, ujye umara iminsi 7 ubirisha imitsima itasembuwe, ariyo mitsima y'umubabaro, kuko wavuye mu gihugu cya Egiputa uhubutse, kugira ngo iminsi yose yo kubaho kwawe uhore wibuka wa munsi waviriye mu gihugu cya Egiputa. Yohana igice cya 4 20 niyo duhera. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Uwiteka atanga umugisha ku bw'ayo magambo ye. Aya ntabwo ari amagambo y'umuntu, ni amagambo Imana yabumbuye umunwa iravuga. Iyo Mana niyo yavuze mu isezerano rya kera, iyo niyo Mana yaserutse ibumbura umunwa irivugira. Niyo mpamvu soza mvuga ngo Uwiteka wemeye ko aya magambo yandikwa, aduhana umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami awumugisha uwo ari we wese iri jambo riza kugeraho. Nifurije umugisha mu gihe mpagaze imbere yanyu. Nifurije n'umugisha n'abatuyobora muri iki gihugu, guhereye kuri perezida w'iki gihugu cyacu ukagera no kubamufasha. Baba bafite umutwaro n'umuzigo utoroshye. Niyo mpamvu nk'uko n'ijambo ry'Imana ribidusaba, tugomba kubasabira umugisha mu nshingano bafite n'umutwaro bafite. Imana irusheho kubahezagira mu izina ry'Uhoraho. Tumaze gusoma ibyanditswe byera, ijambo twafatanyije ejo niryo dukomeje, kugira ngo abantu bamenye aho Imana yateganije bagomba gusenga, kugira ngo Imana yakire gusenga kwabo. Umuntu adashobora gusenga nk'uko abyumva. Aho Imana yateguye bagomba gusengera, ntabwo ari ku dusozi abantu bakora udutsiko bagahitamo. Niyo mpamvu Yesu Kristo umwami w'ijuru n'isi avugana n'uriya mushiki wacu w'umusamariyakazi, avuga ngo ntabwo ari ku gasozi kanyu, ntabwo ari Yerusalemu. Mugore, abasenga aho baba ari bose, tugomba gusobanukirwa iki kintu nk'uko n'umwami yabitangaje. Ab'Imana ishaka, abatuma Imana inyurwa no gusenga kwabo, kubera ko Imana ari umwuka. Abantu ntabwo bagomba kuyisenga mu byiyumviro byabo biturutse mu gihanga. Abantu bagomba kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Ntabwo bayisenga mu kuri no mu mwuka. Yesu atangaza ayo magambo yari azi icyo avuga, mu mwuka no mu kuri, atari uguhubuka. Abantu bameze nka kasuku, basubira mu bintu. Niyo mpamvu Yesu wavuze aya magambo hariya muri Yohana 4 niwe wabwiye abigishwa be ngo musigare mu murwa, mutegereze umwuka wera
azabayobora mu kuri kose, kugira ngo mutahubuka mwafashe mu gihanga, kubera ko nigishaga mu migani namwe mubisubiremo, nka gasuku mutegereze umwuka wera. Barategereje umwuka wera waramanutse ku munsi wa Pentekote. Umwuka wera ntago ari umwe mu butatu nk'uko abantu hano hanze babyizera. Umwuka wera wamanutse ni umwuka w'Uwiteka, nk'uko Imana yabitangaje muri Yoweli ngo nzohereza umwuka wanjye. Uwo mwuka mu gihe uzaza ni umwuka w'Imana. Niyo mpamvu iyo Mana yera bahita bavuga ngo umwuka wera. Imana ni umwuka, Satani nawe ni umwuka. Satani ni umwuka mubi, ariko Imana ni umwuka wera. Uwo mwuka niwo watwikiriye Mariya. Uwo mwuka niyo wiremeye umubiri wayo mu nda ya Mariya. Uwo mwuka niwe wamanutse Yesu asohoka mu mazi abatijwe na Yohani. Uwo mwuka niwe wamanutse mu ishusho y'intumwa kugira ngo ayobore, kugira ngo abantu barusheho gusobanukira uwo mwuka wamanutse ubumana bwose. Imana idasigaye mu ijuru, ubumana bwose bwahise bumanuka muri Yesu. Emmanuel, Imana amwe natwe. Iyo Mana niyo yongeye kumanuka ku munsi wa Pentekote. Kristo ahita yinjira mube kugira ngo ayobore. We wenyine abe umuhamya ku munsi wa Pentekote. Nubwo Petero yabumbuye umunwa, ni Kristo watangaga umurongo ngenderwaho w'itorero rye. Uwiteka ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Iryo ni ihame. Niyo mpamvu mwabonye na hano twasomye, bene data yagaruka kugira ngo dusobanukirwe ibya Yesu Kristo uko yari ari ejo. Uyu munsi ni iteka ryose, ntabwo ahinduka, ntabwo agendana n'iterambere. Agenda nk'uko ijambo rye ribivuga. Amen. Ntabwo ahinduka, ntabwo ateze kuzahinduka. Noneho uwo Yesu udahinduka niwe wabwiye uyu mudamu, uwo mugore, unyizere, wumvise itangazo mubwira, si kuri uyu musozi, si Yerusalemu, aho Imana ishaka ko abantu basenga ikamanuka igahura nabo, nibayitemo uko babyumva. Naho ngaho ku murongo wa 22 nibyo ngiye gusa n'ukomerezaho kugira ngo abantu basobanukirwe ni gahunda y'Imana iri ku isi hose. 22. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Noneho mu gihe duteranye, nk'uko nifurije n'uwari we wese uzumva ubutumwa biciye muri uyu muyoboro w'iterambere, Yesu atangaza ngo mwebwe musenga ibyo mutazi, ariko twe turasenga ibyo tuzi. Noneho iri jwi turimo kumva, ubutumwa turimo kumva bufite ishingiro rihuye n'ibyanditswe. Uyu Yesu udahinduka niwe wamanutse muri iki gisekuruza. Amen. Yesu Kristo
wakoresheje abahanuzi akabavugiramo, Kristo akavugira mu kanwa k'abahanuzi, icyo avuze arakizirikana, nubwo ibihe bigenda bihererekanya, ariko icyo Imana yavuze ibintu bigenda bihererekana, ariko icyo Imana yavuze irakizirikana. Twebwe dusenga Imana nzima, niyo duhamiriza na hano. None ko musenga iyo Mana nzima, uko muduhamiriza muvuga ko Yesu Kristo ari we Mana, noneho ibyo mwabishimangira n'ijambo ry'ubuhanuzi, twanabishimangira kugira ngo urusheho gusobanukirwa ko twebwe ku isi hose dusenga uwo tuzi. Amen. Mwene data aradusomera ijambo ry'ubuhanuzi, tumenye uko duhagaze. Namwe mu gihe muganira n'abandi ukamenya uko uhagaze, ukwizera kwawe ukagushimangira n'ijambo ry'ubuhanuzi. Muri Zakariya igice cya 14 umurongo wa 7 n'uwa 9, ahubwo uzaba umunsi umwe uzwi n'Uwiteka, uzaba umunsi umwe uzwi n'Uwiteka, utaramanywa ntube nijoro, ariko nibigeza nimugoroba hazaba umucyo. Nibigera nimugoroba azaba umucyo. N'Uwiteka ubivuga. Nimugoroba, igitondo n'ikigoroba, rya zuba ryarashe igitondo niryo riseruka no ku mugoroba. Twizera Imana nzima, kandi niyo Mana yavugiye mu kanwa ka Zakari itangaza kubyerekeye uyu mucyo w'akagoroba. Amen. Komeza. Uwo munsi amazi y'ubugingo azava i Yerusalemu, amazi y'ubugingo azava i Yerusalemu. Iryo zuba nk'uko Yesu yavuze abwira intumwa ngo ubutumwa bw'ubwami buzabwiriza uhereye i Yerusalemu, i Yudeya, i Samariya no ku isi hose. Amazi yatembye kuva i Yerusalemu. Petero afata ijambo abwiriza, umurongo w'itorero ry'Imana nzima ushyirwaho. Amen. Komeza. amazi amwe azatembera mu nyanja y'Iburasirazuba, mu kagoroba umucyo uzarasa, abana b'umucyo bawakire, abatari umucyo bawange bakomeze gahunda yabo. Aya mazi azatemba iburengerazuba. Ayo mazi n'abantu. Ubu butumwa ndimo kubwiriza ku isi hose niyo nteruro. Soma usoze. andi azatembera mu nyanja y'Iburengerazuba, bizaba bityo mu cyi no mu itumba. Bizaba bityo nk'uko tubibona. Imana yahumetse ikavugira mu bahanuzi, ni Imana ihagaze ku cyo yavuze. Malaki igice cya 4 murongo wa 5 n'uwa 6 dusomere. Twebwe twizera Imana nzima yavugiye mu kanwa k'abahanuzi. Dusomere. Dore nzabohereza umuhanuzi Eliya, umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragira. Nzabohereza Eliya. Ni Imana ivuga mu kanwa ka Malaki. Imana ntabwo izasoza gahunda y'abantu. Imana izasoza icyo yavuze.
nuko Imana izirikiwe ku ijambo ryayo. Nzabohereza Eliya, ni Imana ibivuga. None uwo Eliya azaba afitiye inshingano. Komeza. uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Ngo niwe uzasanganira imitima. Reka ndebe hano, bitumye sa n'ugira akabazo. Kansome hano ndebe Malaki igice cya 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase. Biranyuranyije n'ibyo nasomye hano? Ntabwo mubonye ko binyuranyije? Ngo imitima y'abana kuri basi. Yesu ni iki hano? Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Ijambo rirakomeza, et le cœur des enfants à leur père. Ni ibintu bibiri, ni inshingano ebyiri. Eliya ugomba koherezwa azaba afite inshingano yo kugarura imitima y'abase ku bana. Eliya uzatumwa nk'uko umwami bitangaza muri Malaki hano mu Gifaransa, inshingano ya kabiri azagarura imitima y'abana kuri base. Ni inshingano ebyiri. Twebwe twizera uko Imana yabiduhishuriye. Yeme, nous sommes fiers. Kubera uku kwizera twahawe n'Uwiteka. Impamvu usomye ibi byanditswe ni ukugira ngo abantu tuvuga ngo buriya butumwa turimo kumva no kuri internet ni inzaduka niki? No, ni ubutumwa bw'igihe Imana yamanutse, uko yavuye mu kanwa ka Zakari, uko Imana yavuze mu kanwa ka Malaki. Imana isoza ijambo ryayo. Amen. Eliya mu nshingano nk'uko Malaki abivuga azagarura imitima y'abase ku bana. Iyo ni inshingano ya mbere. Eliya afite indi nshingano yo kugarura imitima y'abana kuri base. Ibyo byo kugarura imitima y'abase ku bana byabayeho. Mufite gihamya? Turagifite. Twe twizera ibyo tuzi. Yo mpamvu nifurishi n'umugisha n'abatari hano kugira ngo babashe gusobanukirwa uko abizera bukuri bahagaze. Nawe mu gihe uganiye n'uwo ari we wese, iyi mirongo ugomba kuyimusomera agafunga n'umunwa. Eliya azagarura imitima y'abase ku bana. Ibi byarabayeho, byasohoreye kuri nde? Marayika Gabriel mu gihe yaje kugira ngo uyu Eliya aboneke, ugomba kugarura imitima y'abase ku bana. Gabriel yasanze Zakari se wa Yohani Mubatiza. Dusomere Luka igice cya mbere murongo wa 11. Abandika bandike, nimujyana no mu rugo murabisoma. Luka igice cya mbere murongo wa 11. Maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikanga agira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati, witinya Zakariya,
ibyo wasabye byumviswe, umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Uzamwite Yohana. Uwo ni Gabriel asanganira Zakari. Uwo marayika Gabriel niwe wasanze na Mariya. Imana ni Imana ifite gahunda ihamye. Yavuze n'imanuka kugira ngo isoze icyo yavuze. Gabriel asanze se wa Yohana, aramubwiye. Se araza gusa asa n'ushidikanya ngo Gabriel asoke, ahise amubwira ngo noneho ntabwo uzongera no kubumbura umunwa, uzawubumbura uwo mwana avutse. Asohoka aho ngaho imbere ari ikiragi, ariko icyo Gabriel yamubwiye ngo uyu mwana azitwa Yohana. Noneho Gabriel uzi icyo Imana yavugiye mu kanwa ka Maraki nibyo aza kuvuga. Dusomere. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y'umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzuzwa umwuka wera uhereye akiva mu nda ya nyina. Benshi mu Bisirayeli azabahindurira ku mwami Imana yabo. Benshi mu Bisirayeli mu nshingano azaba afite uwo Yohana Umubatiza, umuhanuzi. Naho ngaho bisaba ko abantu basobanukirwa, nta ibintu byo guhurura. Iyi gahunda ifite ba nyirayo, ifite ukuntu yapanzwe. Azaba afite inshingano yo kugarura abantu kugakiza. Dusomere. None bagiye kugaruka ngo agarure imitima y'abase ku bana. Niyo nshingano ya Yohana Umubatiza. Azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya, asanganye imitima y'abase n'iy'abana n'abatumvira. Iyo jambo siyo nshingano ya mbere, niyo mpamvu nahagaritse mwene data. Stop, kugira ngo dusigare mu mbago y'ijambo ry'ubuhanuzi. Maraki aravuga ngo Eliya mu gihe azatumwa azagarura imitima y'abase ku bana. Sicyo ni marayika Gabriel avuze. Bisubiremo. Azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya, asanganye imitima y'abase n'iy'abana. Yakiraho ngaho. Sura ko inshingano ziba zipanze. Asigaye ikindi gice Eliya no azasohoza. Yohana Umubatiza nta nshingano yari afite yo kugarura imitima y'abana kuri base. Yari afite inshingano yo kugarura imitima y'abase ku bana. None ko asigaye indi nshingano yo kugarura imitima y'abana kuri base, kandi nk'uko Imana yabivuze. Iyo Mana yatomoye iryo jambo, izi uko yapanze gahunda. Niyo mpamvu turi hano. Niyo mpamvu n'ubu butumwa bubwiriza ku isi yose. Ubu butumwa nambaraga nimwe. Ndamuye n'agatoki hejuru. Nambaraga nimwe. Nubwo amadini ashobora kwishyira hamwe, ntabwo ashobora kurwanya ubu butumwa. Shize n'akaboko hejuru. Ni Imana yamanutse muri iki gisekuruza isoza ijambo ryayo. Izaruhuka yashoje icyatumye imanuka. Amen. Nukungu. Niyo mpamvu tubatangariza. Iyi Mana yamanutse muri iki gisekuruza. Izi gahunda yo kwipanze. Uko yayipanze nukunguko gahunda impera. Yamanutse muri iki gisekuruza ishingiye kuri icyo kintu yavuze muri Maraki. Eliya ngo azaruhuka mu mbaraga za Eliya, agarura imitima y'abase ku bana. Asigaye indi nshingano yo kugarura imitima y'abana kuri base. Muri iki gisekuruza cyacu Imana yaramanutse yagurutsa Eliya. Amen. Kugira ngo
agarura imitima y'abana kuri ku base ba data mu kwizera n'intumwa. Amen. Kwa kwizera kwari mu ntumwa kongera kugaruke mbere y'uko umwami agaruka. Amen. Niyo gahunda y'Imana uko imeze, sibyo? Nuko bimeze. Simubona ko hano Gabriel marayika ahise amenya icyo Imana yavugiye mu kanwa ka Maraki ngo agarure imitima y'abase kubana, sibyo? Noneho se mu gihe uwo mwana abonetse bagashaka kumuha irindi zina, bahita baza kubaza se ngo papa wowe se uyu mwana tubyira izina rye. Marayika ko yari yamubwiye ngo uyu mwana azitwa Yohana, ntibamwita irindi zina. Mu gihe baje kumubaza Imana ntabwo ifunguye noneho umunwa we, noneho agatangira noneho kuvuga ngo no, uyu mwana uko Gabriel yambwiye azitwa Yohana, siyo? Dusomere umurongo wa 76 aho ngaho uriye, ni muri Luka. kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose. Ni se urimo guhanura ayo magambo. Kandi wa mwana we nk'uko na Gabriel abimbwiye uzaba umuhanuzi. Bene data mureke shira akaboko hejuru, Imana izabaye, Imana izabaye, Imana iranzi, Imana irakuzi, sibyo? Witeka habwishimwe n'icyubahiro. Boneho n'umwanya wo gushimira Imana, sibyo? Mu nshingano ufite twese dushinzwe kwizera Imana. Imana ishinzwe kuturinda. Amen. Ku cyumweru navuye hano mu materaniro, mbona akanya ko guhamiriza, ariko turakomeza twumva ijambo ry'Imana. Satani uraza n'ibintu y'uburakari, nta kintu ntwara, ndi mu nshingano. Nawe uzaza uvuga gutyo mu gihe Imana ifitanye gahunda nawe. Imana ishinzwe kukurinda paka. Witeka habwishimwe n'icyubahiro. Dushinzwe kwizera, ishinzwe kuturinda. Nkunda kugenda kuri moto kenshi na kenshi no kuza mu materaniro no gutaha. Navuye hano mfata moto tugeze hariya kuri Sonatube, tugonga imodoka, nitamva kuri moto, fata kasike ndayimusubiza ndikomereza ngewe, fata indi moto. Satani nawe avuga ngo sha ni hahandi ndakugendaho uramaze, fata indi moto. Tugeze hariya Rwandex, imodoka iri inyuma yacu, imashini ya moto ngo kakakaka, bafatiraho frene hano mu mugongo. Imodoka ifata frene mu mugongo, mva kuri moto, fata kasike ndayimuha. None ibi ngibi ko bincanza, izi moto zigiye kunyobera noneho, none nkoresha amaguru naye mu rugo wapi? Fata indi ya gatatu njyaho ngera Nyabugogo, ya kane niyo ngejeje mu rugo. Naho ngaho bisaba ko dushima Imana. Satani nawe yumva ubutumwa, sibyo? Niyo mpamvu tubasaba mu nshingano dufite, ntabwo ari inshingano yoroshye. Naho ngaho uyu munsi uko Imana yabashe kunyobora, vuga ngo musabire abayobozi kuva kuri umukuru w'igihugu kugera kuri abo hasi n'abandi ba mudugudu, n'abisibo bajeho, n'abisibo n'uwisibo nawe akeneye amasengesho, sibyo? Bose tubasabire. Ni inshingano ikomeye, none ni inshingano yo kuvuga ubutumwa, ntabwo yoroshye. Satani uko yagenze kuri Mose, amuteza n'ibibazo. Mose nagere mu gihugu cy'isezerano, nuko nguko bigenda. Ariko Imana ifite gahunda ihamye kuri wowe no kuri njyewe. Amen. Amen. Turi mu
ubwishingizi bw'ihoraho. Witeka abwishimwe n'icyubahiro. Amen. Turi mu bwishingizi, assurance omunium y'Imana. Uramutse uvuye mu mubiri, sadirike igihe cyawe cyo kuva mu mubiri kiba cyageze. Ariko mu gihe Imana ifitanye gahunda, ishyiraho uburinzi bukomeye. Amen. Reka twikomereze ijambo ryacu ry'umunsi. Ariko nta kantu kaciyeho gusa, sibyo? Noneho ngo wa mwana we, ni se noneho umwuka w'Imana wafashe arimo guhanura kuri urwo ruhinja rwavutse. Dusomere. Kandi nawe mwana umuhanuzi w'isumba byose, uzitwa umuhanuzi Eliya. Witeka bwishwe n'icyubahiro. Imana izabaye. Nta bintu byo kwitendeka. Nta bintu byo kwicara gato. Nta bintu byo kwitendeka. Nari muri Nigeria. Cyaje nagiye gutemberayo. Twari kumwe na pastor waho ngaho. None twari mu nzu turimo kuganira. Noneho pastor kubera ko azi ibyaho ngaho iwabo, ndo Frère Thomas soka uza kureba ibiberi wacu. Aho ngaho ni mu cyumba ndasohoka ngo reba noneho uzi ikintu nabonye, ibiberi wabo aho ngaho muri Nigeria. Gari ya moshi yahise itambuka, mbona ndani ya gari ya moshi abantu bicayemo, hejuru naho ari abandi bitendetse. Ngo reba ibiberi wacu. Ubundi abagenzi sabicaye. Noneho abandi si abantu bitendetse. Nta bintu byo kwitendeka. Abagenzi na abari ndani, abari mu mwami nibo bagenzi. Ibindi byo kwitendeka uramaze, sibyo? Abari ndani n'abandi bitendetse. Abari ndani nibo bazi, sibyo? Ni ibyo ubona hano hanze. Baritendetse, abandi bari ndani. Abandi nibo bazi amabanga yaho ngaho. Abandi abitendetse n'abitendetse. Shoferi ibyabawe bahirime bagwe, we azinye ni babandi. Izo ni ingegera zabashe kwitendeka gusa. Mu butumwa, muri gahunda, Imana izabaye. Bari muri Kristo. Amen. Ibindi byo kwitendeka uvuga ukubita amadebe, Imana ntabwo ibizi. Niyo mpamvu ari abavuze ngo wa mwana we uri umuhanuzi. Malaki yavuze ngo izohereza Eliya, sibyo? Gabriel naravuga ngo azaguruka mu mbaraga za Eliya. Se nawe ahise avuga ngo wa ruhinja uzaba umuhanuzi. Imana izabaye. Amen. Witeka aduhana umugisha. Niyo mpamvu ubutumwa ntabwo bwinginga, bufite banyiramo. Sibyo? Nivuga butumwa ntabwo ryinginga, ni gahunda ihamye. Abitendetse bose uvuga amadebe, waje muri ubu butumwa ushaka ibyubahiro, ushaka indamu, zero. Ni gahunda ihamye. Dusomere. kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze. Uzabanziriza umwami, ni inshingano. Uzabanziriza umwami. Komeza. No kumenyesha abantu be iby'agakiza. No kumenyesha abantu be. No kumenyesha abantu be. N'abantu be. N'abantu bafitanye gahunda n'Imana. Ntabwo ari ibintu byo guhurura. No. Nta mwanya wo kwinginga. Umenyesha abantu. Dusomere. No kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Sibyo? Uwo si Eliya, ni umwana uvutse, ntabwo yari yakura, ariko afite inshingano yo kuzaba umuhanuzi.
niyo mpamvu muri iki gisekuruza cyacu Imana yibuka iriya jambo yavugiye mu kanwa ka Eliya, yahagurukije mwene data afite n'imyaka 7 uko marayika yabashe kubyira se wa Yohana Umubatiza ngo uyu mwana uzavuka afite inshingano, ntabwo azanywa inzoga, ntabwo azagira gutya na gutya kubera inshingano afite. Noneho muri iki gisekuruza cyacu Imana yahagurukiye mwene data kubera ko nawe yari afite inshingano nk'uko Yohana Umubatiza yashoje inshingano ye afite imyaka 7. Ibintu byo kwerekwa atari ibintu yikanira. Imana yita imutongera imubwira ngo ntabwo uzanywa inzoga, ntabwo uzanywa itabi, ntabwo uziyanduza n'abagore kubera ko ufite inshingano ikomeye. Imana noneho uwo Yesu Kristo Imana y'abahanuzi sibyo wavukiye mu kanwa ka Eliya azi icyo yavuze. Niyo mpamvu nahagaritse umwene data kubera ko hari akantu katabasha kugenda neza. Inshingano ni 2. Iya mbere ni ya Yohana Umubatiza, iya kabiri ni ya Eliya ugomba kugorora imitima y'abana kuri basi. None muri iki gisekuruza Yesu Kristo yibutse iyo nshingano. Cyane data. Okay. Noneho uwo Yesu Kristo Imana y'abahanuzi yaserutse sibyo iyo Mana y'abahanuzi irarabagirana n'izuba ryaka ricana mu maso ku musozi wo guhindurwa muri Matayo 17 mumenye uko duhagaze nta kurya iminwa n'imbere ya padiri n'imbere ya musenyeri. Ibi bigomba gusubirwamo kugira ngo bamenye gahunda y'Imana iriho, bayange ariko iriho. Dusomere muri Matayo 17 rero ku murongo wa mbere amanuke. Iminsi 6 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana mwene se bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine. Ahindurirwa imbere yabo, mu maso he harabagirana nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, Mwami, ni byiza ubwo turi hano. Nushaka ndaca ingando 3 hano, imwe yawe, indi ya Mose, indi ya Eliya. Akibivuga igicu kirakingiriza, ijwi rikivugiramo riti, nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire. Ibyo kubaka inkambi Imana yarabyanze na n'ubu. Niyo mpamvu ubutumwa arimo kubwiriza iby'amakambi wapi. Niyo mpamvu Petero avuga ngo reka twubake inkambi ya Eliya na Mose, nawe uguma aho ngaho twigumire hano. Oya, ntabyo inkambi. Abana b'Imana bategetswe kumvira umwami. Abo babiri bahise babura, Yesu asigara wenyine. Ijwi riramanuka mumwumvire, mumurebe. Yasibyo murebe amatwi ye, murebe umutwe we. Ne Yesu uwo Yesu tubabwirize Yesu umuntu ashobora ko yari afite n'amabinga. Umuntu ufite amabinga aba afite ubwiza ngo ntabwo yari afite ubwiza busanzwe, ntabwo ari kariya gashusho mubona barashushanya. Sinzi ashobora kuba yari afite n'igihanga kinini, ariko ubwiza bw'Imana bwari muri we. Ese byo ngo mumurebe ukwasa, bazavuga ngo mumwumvire. Sadirike n'ijambo araza gutanga umurongo ngenderwaho. Dusomere. Babyumvise bikubita hasi bubamye baratinya cyane. Yesu arabegera abakoraho arababwira ati, nimuhaguruke mwitinya.
bubura amaso ntibagira undi babona keretse Yesu wenyine. bubura amaso nta wundi bongeye kubona, kubera ko abo ngabo Mose na Eliya bahise babura, asigara wenyine. Ijwi none riramanuka ngo uyu ni umwana wanjye nkunda, murebe ukuntu afite tayi, murebe ukuntu atereka amaso nk'intama, mwumvire. Sibyo? Nta bintu byo kuza murangazwa n'ubusa. Noneho ko waje kubwiriza utambaye ikote, ntabwo ari ikote, ijambo ntabwo ritambuka mu ikote, sibyo? Ijambo yahozeho, sibyo? Niba na ngombwa nakwambara umukenyero wa Kinyarwanda, ariko ntabwo nabasitaza, sibyo? Ariko mwambaye ijambo rigatambuka ari ikibazo. Nakurisa umukenyero gutya ijambo rigatambuka, ikibazo kiri, sibyo? Ntabwo turangazwa n'ibyo hanze, tumwumvire. Noneho mu kanya gato ngo barahita bamanuka, abigishwa babaze iyo mana y'abahanuzi, iyo ngiye wavuge mu kanwa ka Maraki irahita ivuga, mwumve. Bakimanuka umusozi, Yesu arabahanangiriza ati, ntihagire umuntu mubwira ibyo mweretswe kugeza aho umwana w'umuntu azazukira. Manuka. Abigishwa be baramubaza bati, niki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza? Niwe babaza ngo niki gituma abanditsi bavuga ngo Eliya agomba kuza. Ibyo ngibyo babikomoje he? Mwiyerekwa babonye Eliya na Mose barabuze, ariko baribukije. Noneho ko abanditsi bavuga ngo Eliya agomba kuza, wowe dutangariza uko gahunda imeze, komeza vuba vuba. Arabasubiza ati, ni ukuri ko Eliya akwiriye kubanza kuza. Wumvise amagambo avuze? Kuki abanditsi bavuga ngo Eliya agomba kuza, we mu gutangaza ahise avuga ngo ni ukuri Eliya agomba kuza. Yohana Umubatiza ntabwo yari ahari deja. Niyo mpamvu twe tuzi ibyo twizera. Sura ko atangaza avuga ngo Eliya agomba kuza, kandi Yohana Umubatiza deja yaraje. Yohana Umubatiza yari afitiye inshingano yo kugarura imitima y'abana kuri base, ariko ikintu wavuze cyo kuvuga ngo Eliya agomba kuza ni ya nshingano ya kabiri yo gusubiza ibintu mu mwanya wabyo. Witeka habwa ishimwe n'icyubahiro. Subira muri aya magambo. Ati, ni ukuri ko Eliya akwiriye kubanza kuza. Eliya akwiriye kubanza kuza. Deja Yohana Umubatiza yabanje kumwerekana dore umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abantu. Deja babonanye. Se wa Yohana yahise avuga ngo uyu mwana azaba umuhanuzi. Yohana Umubatiza nawe mu kuza yari umuhanuzi original nk'uko Imana yabivuze, ariko Yesu uzi intumwa ze n'abahanuzi yahise atangaza Eliya agomba kuza. Sibyo? Ni Eliya uko Maraki abivuze hano, uzagarura imitima y'abana kuri base. Niho duhagaze, twe tuzi uwo twizeye. Hare dusomere. Arabasubiza ati, ni ukuri ko Eliya akwiriye kubanza kuza akagarura byose akabitunganya. Niyo nshingano ya Eliya agomba kuza. Ibyo nibyo byasohoye muri iki gisekuruza. Padiri, pasiteri, intumwa z'abagore n'abandi bose, ibi ngibi mu byumve, sibyo? Eliya mu nshingano yagomba kugarura imitima y'abana kuri base, ibintu akabishyira ku murongo, kwa kwizera kwari mu ntumwa ko kukongera kugatogotera mu bana b'isezerano. Witeka bw'ishyo n'icyubahiro. Niyo mpamvu nta muntu uzadukoma mu nkokora. Ibyo ndabibatangarije, ntabwo ari ubwiyemezi. Nta muntu uzadukoma mu nkokora. Ushyiremo na ka gatwenge kawe ngashizemo nyine. Nta muntu uzadukoma mu nkokora. Niyo mpamvu mubona ibintu biba bitoroshe no mu buryo busanzwe, sibyo?
ntago mukurikira inkuru zirimo kuba hariya muri Palestine na Israel. Bariya Israel mubona bakwiriye imishwaro ku isi hose, bamara hafi imyaka hafi 2,000 baswirakizwa. Imana iramanuka ibasubije mu gihugu cyabo, none wove mu mwobo uze kubikira abantu. Murabona amazu barayasenya, barahindura umuyongo kandi ntabwo bahagarika. Ntabyo kuvuga ngo onira babwira ngo murekeraho, no nuko bimeze. Niyo mpamvu n'iri torero ry'Imana nzima ni ugutambuka, izamurwa rikaba tudataha. Witeka abwishwe n'icyubahiro, icyo shimira Imana. Imana idukenyeze, sibyo? Imana idukenyeze. Ariko kudushyiramo agatwenge nawe kandi urimo kubwiriza, nibyo tutasonga mbele hata mwana kufa, sisi tutasonga mbele, abapfa bagapfa ariko tukagera ku ntego. Witeka habwishwe n'icyubahiro, abananirwa bakananirwa ariko urugendo rurakomeza, sibyo? Agahanga Imana yaragakomeje, sibyo? Witeka aduhana umugisha, sibyo? Noneho agiye kuvuga ibya Yohana Umubatiza, mukurikire. ariko ndababwira yuko Eliya yaje ntibamumenya. Muvise ibyo avuze, agiye kuvuga, arimo aravuga none inshingano ya Yohana Umubatiza. Noneho Eliya yaraje ariko bamukorera ibyamfura mbi, ariko abanje gutangaza gahunda iri mu izaba. Eliya agomba kuza, ahise agaruka kuri Yohana Umubatiza. Eliya yaraje bamukorera ibyamfura mbi. Niba bamukorera ibyamfura mbi, banga gahunda y'Imana, nanjye umwana w'umuntu bazangurira ibyamfura mbi, ariko bazaba basoza ijambo ry'Imana. Uko Yesu yanzwe, haleluya, uko Yesu yanze, Yesu Kristo ntago yanzwe n'abanyapolitiki. Yesu Kristo yanzwe n'abasenga. Uwo Yesu Kristo utogotera mu bizera ntago azangwa n'abanyapolitike, azangwa n'abitwa ko basenga. Niyo mpamvu dusaba Imana kugira ngo idufashe. Amen. Ushigikiwe niba ari mubivuga gute mu Kinyarwanda? Aravoma. Abashigikiwe n'Imana nituvome, nidukomeze urugendo. Si bane data ngo Eliya yaraje none bamukorera iki? ariko ndababwira yuko Eliya yaje ntibamumenya, ahubwo bamugira uko bashaka. Bamugira uko bashaka, ntabwo ari abanyapolitiki bamugize uko bashaka. Ni abanyedini bamwanze. Yesu Kristo uko yaraje, noneho inkota y'ijambo izamuka. Inkota y'ijambo izamuka. Nabashimira Imana muri iki gisekuruza, Imana yohereje Eliya. Ntabwo ari inkuru tubabwira, ni ibintu byabaye. Eliya afite inkota y'ijambo, sibyo? Ijambo rishuwe, arimo kubwiriza, agahanga gakomeye cyane. Abasenyeri bicaye inyuma ye, baje nabo kureba ibyo Imana irimo gukora. Hari umusenyeri umwe, mwene data mu gihe arimo kubwiriza aza kwibesha mu byerekeye by'imirongo. Umusenyeri ahise ava aho ngaho asa n'umwishongoraho, ashaka kumwereka ko yize Bibiliya. Aravuga ngo wowe ntabwo uzi n'imirongo, urimo urasoma witeranya ibintu. Musenyeri niwe waje aramufasha, bavuga ngo wabashe kwibesha hano, none wagomba gusoma hano. Mwene data ahita atanga ubuhamya avuga ngo erega iyi Bibiliya ntago nari nyemereye, ni mwene data umwe wayinguriye, ni shasha, nari imenyereye Bibiliya yanjye, none navuye mu rugo fata iyi Bibiliya. Niyo mpamvu byagendekeye gutyo. Niyo mpamvu no mu gihe Eliya wo muri iki gisekuruza cyacu yabwirizaga, ari abantu bari nyuma ye barimo kumva ubutumwa bwiza.
nawe Imana yakambije agahanga ke ahamiriza, yapfumuye inzira mu gihuru kugira ngo ubu butumwa butugereho. Imana idukomereze mu buntu bwayo. Amen. Imana idukomereze mu buntu bwayo, sibyo? Noneho kudusomeye ibyanditswe, noneho Yesu avuga ngo Eliya agomba kuza, kandi Eliya yaraje, noneho bazamukorera ibyamfura mbi. Uwo Eliya agomba kuza yaraje koko. Reka mbawuhamya, reka mbawuhamya ibyabaye muri iki gihe cyacu. Uwo Yesu babazaga ayo magambo bamanuka ku musozi, niwe wamanutse muri iki gisekuruza. Byagenze gute noneho? Uyu mwene data Imana yatongereye agifite imyaka 7, imubwira ngo ntabwo uzanywa inzoga, ntabwo uzanywa itabi, ntabwo uziyanduza n'abagore, kubera ko mfitanye umurimo ukomeye nawe. Imana iramurinda ye. Satani yaramugeragezaga kubera ko yageze no mu gihe cy'ubusore, yari afite n'inshuti, yari afite n'inshuti, umwene data yari afite n'inshuti, kubera ko abakobwa no kugendana n'igihe, Satani mu gihe arimo kubatoza, abakobwa bafata isigara bagira gutya, bayihererekanya. Noneho niba ari inshuti y'umwene data y'umukobwa, ariko ntabwo yigeze yiyanduza nayo, ngo ariko nawe wafashe itabi nawe ugasoma. Mwene data ashaka kugira ngo yiyemere imbere y'iyo nkumi, afata rya tabi arifashe, yumva akaboko ahita yibuka ngo Imana yamujimye, afata cya gitabi agita hasi. Noneho se w'uyu mwene data yatekaga ibyo bita kanyanga. Yatekaga kanyanga, yanywaga na kanyanga, n'abantu bamusuraga yabakirizaga kanyanga, sibyo? Noneho mwene data yicaye aho ngaho, atangira noneho Satani ifata se, adamuwe erega njye nabyaye ikigoryi, nubwo nenga kanyanga we ntabwo ayikoza ku munwa. Noneho nawe ashaka kuvuga ngo papa unyise ikigoryi, zana iyo kanyanga nanjye nyisomeho. Arayimuha, ayimuhaye agiye gufata gutya ngo ayinywe, akaboko ngo kongera karatitira, yibuka ngo Imana ari bimujije, asubiza kanyanga se. Imana nirinda abayo. Amen. Witeka ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Noneho uwo mwene data biza kugera igihe, kubera ko Imana yari ifite nawe gahunda, aza kujya mu idini ry'ababatisiti. Noneho Imana iramumurikira ijambo, imwereka ko gahunda yo gutuma abavugabutumwa Imana idahinduka ari muri iryo dini. Pasiteri ahita amutegeka amubwira ngo ugomba gusengera abagore babe abavugabutumwa. Mwene data ahita abwira pasiteri amubwira ngo ntabwo bishoboka, nayo gahunda ntabwo iri mu byanditswe. Imana yaramurikiye ibyo ntabwo bibaho. Pasiteri avuga ngo ugomba kunyumvira ukabasengera. Ntabwo nsengera. Pasiteri avuga ngo ndakwirukanye, urakoze, nyirukana ngende. Noneho pasiteri ahita anamwigambaho, mbere ko mwene data mbere yuko bamwirukana aho ngaho mu gihe yangaga gusengera abagore ngo babe abavugabutumwa, uwo mupasiteri bavuga ngo wari umutindi, ninde uzakumva? Mwene data yahise amuhamya ngo erega njye mfite umuhamagaro, ab'Imana bazanyumva. Bamwirukana mu idini, arasohoka. Noneho atangira guhamiriza ubu butumwa twizeye. Aboneka bene data Imana yari yateguye kubwakira, agomba kubashorera ku mugezi oyo muri Amerika. Bageza kuri uwo mugezi atangira kubabatiza. Abantu bashungereye baje kureba uwo mubatizo original, n'abana bizera bawakiriye. Atangira kubatiza, ageze ku muntu wa 17 bari aho ngaho ku mugezi, babona igicu
cyahagaze hejuru yabo. Muri icyo gicu ijwi riramanuka rivuga ngo nk'uko nohereje Yohani mubatiza kubwo gutegura kuza kwanjye kwa mbere, ubutumwa nguhaye nibwo buzategura kugaruka kwanjye kwa kabiri. Ni Imana yamanutse ihamiriza gahunda yayo. Ni gahunda nakuka witeka ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Ubwo butumwa nibwo burimo kubwirizwa ku isi yose. Nibwo butumwa burimo no kubwirizwa hano ku Kabeza. Ufite amatwi niyumve icyo Umwuka abwira itorero. Witeka ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Witeka ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Abapingayi b'abanyedini muri iki gisekuruza bahise bapinga mwene data. Bavuga urabesha wowe, nta madema gukoreramo, ni Belzebulu gukoreramo. Mwene data arababara avuga ni kabisa ko ari Imana, ko ndi kumva ari Imana. Ni ibiki Satani ashaka kunaniza mwene data ajya gusenga. Arimo gusenga, mu kagoroba marayika w'iteka musanga aho yari arimo asenga, aramukomeza aramubwira ngo komera, uko byabaye ku mwami wawe bamwita Belzebulu, ntutangare ko nawe bakwita Belzebulu. Noneho ngwaye ikimenyetso kigaragaza ko ari njye wagutumye. Zana akaboko kawe uzaza usengera abantu, noneho akaboko kabyimbe bigaragara ko umuntu ararwaye. Numara gusenga ikibyimba kimanuke, ni ikimenyetso kigaragaza ko wa muntu wasengeye yakize. Ikimenyetso cya kabiri, uzaza uhindukira gutya umenye ibitekerezo by'abantu. Ibyo bintu byarasoye muri iki gisekuruza cyacu. Imana ni Imana y'ijambo ryayo. Imana ntabwo itengurwa. Ubu butumwa burashyigikiwe n'ijuru. Witeka bwishwe n'icyubahiro. Marayika w'iteka niwe base kumubwira ngo n'igihe cy'Abisirayeli cyo gutaha kirageze. Byari mu 1946 Abisirayeli bubatse ari iwabo 1948. nta hanga bishobora kurwanya bari Abisirayeli. N'abantu bashobora kurwanya iyi gahunda y'Imana. Ni gahunda ishyigikiwe n'ijuru, ushyigikiwe n'ingwe aravoma. Natwe mu gihe Imana idushyigikiye tuzatambuka. Witeka aduha umugisha. Twebwe twizera ibyo tuzi, nibyo turimo guhamiriza. Ntuzagira isoni n'imbere ya padiri, n'imbere ya musenyeri, n'imbere y'ababikira, guhamiriza ukwizera kwawe. Witeka akomeze ahabwe ishimwe n'icyubahiro. Mwene data dusomere mu Gutegeka kwa kabiri, hariya twasomye umurongo wa mbere, igice cya 16 hariya twasomye Gutegeka kwa kabiri. Ujye uziririza ukwezi Abibu, uziririze Uwiteka Imana yawe Pasika, kuko mu kwezi Abibu arimo Uwiteka Imana yawe yagukuriye muri Egiputa nijoro. Ujye utambira Uwiteka Imana yawe ibya Pasika byo mu mukumbi no mu mashyo, ubitambire ahantu Uwiteka azatunganiriza kuhashyira izina rye ngo rihabe. Mwene data amaze kudusomera hariya mu Gutegeka kwa kabiri. Imana itegeka Abisirayeli ukuntu yabavanye mu Egiputa ibajyana mu gihugu cy'isezerano. Mbere yuko basohoka mu Egiputa, nubwo habaye ibitangaza byinshi, ikintu cya nyuma cyatumye banasohoka ni Pasika yabaye. Iyo Pasika yabaye mu buhe buryo? Imana yategetse Abisirayeli bagiye kuva mu Egiputa ibabwira ngo mufate umwana w'intama, mubage inyamaswa, amaraso muyashize ku nkomezi y'amazu yanyu. Marayika w'iteka agiye kumanuka azareba amazu ariho iyo bimenyetso. None mwebwe murira Pasika yanyu mu mazu yanyu. Noneho
icyo nicyo gikorwa cyabaye kugira ngo abana b'Isirayeli bave mu gihugu cya Egiputa. Pasika yarabaye, Imana ibitegeka ivuga ngo muzaze muzirikana kurya Pasika mwibuka umunsi w'intsinzi wabonetse muva mu Egiputa. Uwo munsi warabaye, Imana itegeka ko bazaza bibuka uwo munsi. Nanjye nk'umuvuga butumwa, ijambo ry'Imana rikaba rihamye rivuga ngo Yesu niwe Pasika yacu, umunsi w'intsinzi wacu. Ntabwo dushobora kuwibagirwa kubwo kwitenga k'umwami. Intsinzi yarabonetse, iyo ntsinzi Imana iturindire muri iyo ntsinzi, tuyiririmbe amanywa na nijoro. Witeka habwa ishimwe n'icyubahiro. Yesu niwe Pasika yacu. Naho ngaho ijambo turimo gufatanya ivuga ngo ahantu hamwe Imana yateguye abantu bagomba gusenga. Mu gihe basenze Imana ikabemera. Gusenga nyakuri ntabwo ari ku gasozi runaka. Imana igomba kureba abayo munsi y'amaraso y'igitambo cyayo. Amen. Ntabwo ari agasozi runaka, ntabwo ari ku Kabeza, ntabwo ari Gikondo. Abasenga Imana by'ukuri bagomba kwisenga mu mwuka no mu kuri. Uyu Kristo urimo kubwiriza hano ntabwo akeneye inkundarubyino, akeneye abizera bazima. Aba yatumye nibo bafite n'inshingano yo kubwiriza ubutumwa bw'igihe, kubera ko Kristo ariwe nyiri itorero, Kristo uzi abe, Kristo utuma intumwa. Mwene data nadusomere Somaliya muri Efeso igice cya 4 umurongo wa 3 umanuke. Mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe ikiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho umubiri umwe n'umwuka umwe. Yesu Kristo ni umwami, umwami ni umwuka. Uwo mwuka ni uyobora umubiri, umubiri ukaba ufite n'ingingo. Umwami ntabwo akeneye inkundarubyino, umwami akeneye gukorera mu bizera bazima. Amen. Ari umubiri umwe, ari umwuka umwe. Uwo mwuka ni umwuka w'umwami. Kristo ni umwami, niwe mutwe ugomba kuyobora ingingo z'umubiri we. Komeza. Umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Cyangwa ari umwami umwe. Abami ntabwo ari babiri, ntabwo bibaho. Mwabaye muri iki gihugu muzi n'amateka y'iki gihugu. Abami babayeho ni abami babiri bategeka, ntabwo byabayeho. Nigiye umwami gusaza agasaza ari rukukura aho ngaho adashaka kuvaho, babikoraga gute? Bamuhaga amata ngo foko bakayamuha, ale taha. Nuko byabayeho. Bakamuha amata, ale genda kugira ngo umwana wawe atangire kuyobora. Nuko byabaye kubera ko abami babiri ntabwo bategeka, ari umwami umwe. Uwo mwami Yesu Kristo ni umwami w'abami, niwe Mana. Witeka habwa ishimwe n'icyubahiro. Akaba no kwizera kumwe, nta myizerere myinshi ibaho. Akaba n'umubatizo umwe, umubatizo w'ukuri mu mazi menshi, ni mu izina
ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ntabwo yemera umubatizo mu mazina atatu, ubwo ni ubupagani bwambaye ubusa. Imana ni Imana y'ijambo ryayo, umurongo washizweho ku munsi wa Pentecote. Uyu mwami umwuka arimo kumurata avuga ngo uyu Yesu muntu mwabambye, Imana yaramuzuye, niwe mwami. Abayuda babyumvise ngo dukora iki ku munsi wa Pentecote? Ni mwihane mubatizwe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Oya, mubatizwe mu izina ry'umwami. Umwami numwe. Haleluya! Umwami numwe. Uwo mwami yaje yitwa Yesu Kristo. Abizera b'ukuri bagomba kubatizwa mu izina ry'uwo mwami. Amen, amen. Iryo ni ryo hame. Ari umubatizo umwe wo mu mazi menshi mu izina ry'umwami. Ari umubatizo umwe mu mwuka. Niyo mpamvu Umwuka Wera ntabwo afite amabara menshi. Umwuka Wera ngo natwe dufite Umwuka Wera, natwe tuvuga mu ndimi. Uwo mwuka naza azaweyora mu kuri hose. Ntabwo ari umwuka w'ibinyoma, ntabwo ari umwuka wanga ijambo. Ni umwuka ugenda ku ntambwe y'Imana. Witeka bwishime n'icyubahiro. Niyo mpamvu mu gihe wanga ubutumwa bw'igihe, nta Mwuka Wera urabesha. Umwuka Wera ntabwo uba waratumye uyu mucyo w'igihe, noneho uwo Mwuka Wera muri wowe utume kwanga gahunda y'Imana ihamye. Urabesha. Witeka bwishime n'icyubahiro. Imana ni Imana ya gahunda. Sigana data. Mu gihe cy'intumwa ibi muzaze mubisubiramo nibatera isoni. Mu gihe cy'intumwa nta muntu n'umwe mubo intumwa zabatije wigeze kubatizwa mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka Wera. Ayo ni amakasuku yazanye ibyo ngibyo. Ariko intumwa zabatizaga abizera bazima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Niryo zina twahawe munsi y'ijuru tugomba gukirizwamo. Sijana data. Iryo zina niryo bavuga mu Bakolosayi igice cya 3. Mwene data nasome base no gusoza. Abakolosayi cya 3 murongo wa 17. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, icyo muzavuga cyose, ibyo muzakora byose, komeza, mujye mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu. Muzaze mubikora byose mu izina ry'umwami, mushima Imana Data wa twese ku bwabo. No kubatiza ni igikorwa kigomba gukorwa mu izina ry'umwami, ntabwo kigomba gukorwa mu izina y'ubutatu. Sibyo? Icyo tukaba tubishimira Imana. Witeka bwishime n'icyubahiro. Nibyo. Ibyo muzaza mukora byose mubikora mu izina ryande bisubiramo. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora mujye mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu. Mubikora byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Sibyo? Abantu bari hano hanze, sibyo, bafite ukwizera kwabo. Narizeye none narabatijwe mu butatu, none wirukana amadayimoni mu butatu, ukabatizwa mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Kuki udashobora kwirukana amadayimoni mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera? Ntabwo bayirukana mu izina rya Yesu. Kandi mu gihe bayirukanye muri iryo zina amademo aragenda.
kubera ko ni izina riri hejuru y'amazina yose. Witeka habwa ishimwe n'icyubahiro, Witeka habwa ishimwe n'icyubahiro. Narimo nganira n'umudamu twari muri bisi, tuganira ku byerekeye by'ijambo, turaganira, noneho tugiye gutandukana, ndamugira ngo stop, ntuzakora ikosa, ntuzakora ikosa kubera kudasobanukirwa. Ntuzatuke Satani. Satani ni umutware, n'abamarayika ntago bamutuka. Inshingano ufite niyo kumwirukana mu izina rya Yesu Kristo, ariko ntago ufite inshingano yo kumutuka. Nicyo kintu abantu batashobora kumenya. N'abamarayika mu gihe bagwanaga n'umurambo bashaka abasatani bavuga ngo yacumuye, umurambo we turawukeneye, ntago muwutwara. Uyu muntu nubwo yapfuye Mose, mugende. Abamarayika bari mu ruhande rw'Imana barwanya umurambo wa Mose, ntabwo bigeze batuka iyo myuka. Nawe nta burenganzira ufite bwo gutuka Satani, ufite uburenganzira bwo kumwirukana mu izina ry'uwane. Satani arabyubaha akagenda. Nawe mushiki wanjye, nawe mwene data, ubifite uburenganzira, sibyo? Iryo zina bene data, subira mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 12. Izina riri hejuru y'amazina yose, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Agakiza Imana yagatanze biciye kuri uwo mugabo. Nta rindi zina, ni izina riri hejuru y'amazina yo. Na Satani arapfukama imbere y'iryo zina. Niyo mpamvu yahaye abantu ubutumwa bwa kenyeje, noneho bavuge ibintu nk'agasuku. None mu gihe ubaganirije bagahagarara aho ngaho ngo subona ko Yesu arimo kuganira n'intumwa amaze kuzuka, yababwiye ngo mugire abantu bose intumwa mubabatiza mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka Wera. Noneho Petro ku munsi wa Pentekote we agahita avuga ngo babatize mu izina rya Yesu Kristo. Tugomba kumvira Yesu cyangwa tukumvira Petro. Ntabwo bazi ko uwo Petro mu gihe Yesu yavugaga ngo babatize mu izina rya Data n'Umwuka Wera, Petro yarahari. Niyo mpamvu nababwiye ngo basenga Imana by'ukuri bagomba kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Niyo mpamvu yahise avuga ngo mutegereze Umwuka Wera, uwo mwuka naza azabayobora mu kuri kose. Munsi wa Pentekote uwo mwuka yaraje, umwami arimanukira we kugira ngo ayobore, ashiraho gahunda. Undi wavuze ngo mu izina rya Data n'Umwuka Wera niho hamanutse ku munsi wa Pentekote, atanga umurongo ngenderwaho. Petro ahita abwira abantu ngo mwihane mubatizwe mu izina, ntabwo ari mu mazina, mu izina rya Yesu Kristo. Niryo zina riri hejuru y'amazina yose. Witeka ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Yesu Kristo niwe Mana w'abahanuzi. Yesu Kristo niwe utuma intumwa. Subira hariya muri Efeso igice cya 4 handi waruri. Nimana ndasoza. Umurongo wa era ku murongo wa 4 umanuke. Hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe ariyo Data wa twese, udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi turimo twese. Ariko esubiramo. Ari Imana imwe,
hariho imana imwe ariyo data wa twese, ariwe data wa twese, udusumba twese, idusumba twese, uri hagati yacu twese. iyo mana data mu gihe ari hejuru itari yaza mu mubiri, yaje guseruka iri mu mubiri. Noneho nyuma ngo ari imana imwe ariyo data wa twese, noneho ngo iyo mana data wa twese niyo iri muri twe, muri twese. None uri muri twebwe ninde? Ni Kriste. Ni Kriste uri muri twebwe. Komeza udusome. Kandi uturimo twese, ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Nicyo gituma ivuga iti, amaze kuzamuka mu ijuru ajyana iminyago myinshi, aha abantu impano. Noneho hari imana imwe yari hejuru ya twese, yari amwe natwe. Uwo iyo mana data iri muri twebwe. Noneho nyuma yo gusoza icyamuzanye, uwo nguwo yarazamutse. Yazamutse ninde? Si Yesu wabonye azamuka? Bidusubire mwumve. Wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Nicyo gituma ivuga iti, amaze kuzamuka mu ijuru ajyana iminyago myinshi, aha abantu. Amaze kuzamuka ajya mu ijuru yajyanye iminyago myinshi. Iyo minyago ni iki yajyanyeyo? Abera mu isano rya kera bazutse, nyuma y'uko azuka ntabwo bahise bagenda. Mu gihe azamuka bamubonye ari wenyine, ariko ajyanye n'abo ngabo abasiga ahantu, we ajya hejuru y'amajuru yose. Nuko nguko iminyago yayitwaye. Komeza. Ariko iryo jambo ngo yazamutse mu ijuru risobanurwa rite? Risobanura gute? Nirigaragaza yuko yabanje kumanuka ikuzimu. Uwamanutse niwe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose. Uwamanutse ikuzimu niwe wazamutse. Muri murumva? Cyagiye umubiri wari ku giti, ntabwo yamanutse ikuzimu. Imana itabambwa ntabwo yamanutse ikuzimu. Noneho yagiye kubonana nande? Abera b'Imana bari aho ngaho baramubonye, bari bategereje. Niyo mpamvu na Yobu nawe yaramubonye n'ijisho rye. Yobu yamubonye n'ijisho rye kubera ko yamanutse aho ngaho abasanganira aho bari, avuga ngo intsinzi yabonetse, umubiri wanjye usigaye ku giti, ariko mureke mbiyereke. Haleluya! Mu gihe we yasohokaga mu gituro, abo ngabo yiyeretse basohotse hamwe nawe. Mu gihe yazamukanye nabo. Witeka habwa ishimwe n'icyubahiro. Noneho mu gihe abera b'Imana bo mu isano rya kera bari bategereje uwo mukiza, baramubonye. Natwe abera turiho, uyu Yesu tubwiriza tuzamubona. Mu gihe gito agiye kugaragara mu bicu. Noneho twebwe abariho duhindurwa. Abapfiriye mu mwami nabo basuke, sibyo? Abapfiriye mu mwami basuke, natwe abariho duhindurwe, tumusangane mu bicu. Witeka habwa ishimwe n'icyubahiro. Ibyo nibyo byiringiro byacu. Komeza mwene data dusomere. Azamuka yagezeyo. Soma. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ngo subira inyuma gato. Ariko iryo jambo ngo yazamutse mu ijuru risobanurwa rite? Nirigaragaza yuko yabanje kumanuka ikuzimu. Uwamanutse niwe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose, kugira ngo asohoze byose. Ajya hejuru y'amajuru yose, kugira ngo asohoze byose. Noneho uwazamutse akaba ari hejuru, yahaye bamwe
ntago biha, yabahaye bamwe. Ntago ushobora kuvumbuka mu mwobo uvumbukanye n'inzozi z'amafuti uvuga ngo wabaye intumwa. Shobuja niwe ubiguha, ntago ubyiha. Soma usoza. nuko aha bamwe kuba intumwa ze, aba bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza. Hagaraho ngaho gato. Nicyo kibazo dufite cy'ibyo duhura nabyo hano hanze. Ukaba wigendera gutya, ugahura n'umuntu akaguhagarika ngo reka nkuhanurire. Ugiye kubona imodoka, ugiye kubona umugore, ugiye kujya mu ndege. Ntabwo ari abo bantu dukeneye. Reka kunesha umwanya. Ngo reka nguhanurire. Ugiye kubona ibijya, uwo ntabwo ari umuhanuzi w'Imana. Umuhanuzi w'Imana, Imana imutamika ijambo ryayo, siyo? Umuhanuzi w'Imana ahamiriza Kristo. Ntabwo ahagarika abakecuru n'abagabo ngo muhagarare mbahanurire. Noneho mu gihe amaze guhanura akakureba mu maso, nta kintu wandebera. Reka we, cyariye we, urabesha. Urabesha we. Urashaka kunyizeza ngo ezajya mu ndege. Mu gihe nagendaga mu ndege njya ariya muri Nigeria, hari umuntu abimanuriye. Ronaldo, niba ari Ronaldo, niba ari ibiki bira by'abakinnyi birirwa mu ndege zabo, hari umuntu wahanurira ibyo ngibyo. Bira by'aba Cristiano Ronaldo ba mu ndege. None byasabye ko babahanurira kugira ngo iyo migisha bayibone. Umugisha nyamugisha, reka mubatangarize. Umugisha wabagezeho ni iri jambo kumvisha uyu munsi. Nabindi. Nabindi. Ni ibingibi na mwene data yabatangarije. Dutangira n'amateraniro. Bisaba ko dukora ahantu duteranyira akaba heza. Birashobotse Imana ikaduha ibidufasha. Sibyo? Ikaguha inzu ubamo, biragufasha. Ikaguha wenda n'akamoto ugenderaho, biragufasha. Ikaguha n'akamodoka ugenderaho. Kera niho abantu bavugaga ibintu by'amateshwa. Nari n'igihe byakwamiye no mu mitwe y'abantu. Ngo umuntu yakize yaguze imodoka. Umuntu akiragura imodoka. Ibintu by'ubujiji. Ko yakize yaguze imodoka. Noneho iyi modoka nabaza n'abazitunze. Imodoka iragufasha ikakubera n'umuzigo. Frère Patrick. Oya, imodoka iragufasha ikakubera n'umuzigo, ukayimenyera na mazutu ya buri gihe. Hari n'igihe uyibura. Buri gihe igapfa, ukajya kuyikoresha, siyo? Ukanifuza n'umuntu wakuvana uwo muzigo, ukamubura kubera ko turi mu bihe by'amapfa, siyo? Wifuza ko uwo muzigo wakuvaho, ukayishyira no ku isoko bakanayihenda ye, kandi yari umugisha. Umugisha nyamugisha n'uyu nguyu, kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribagwiremo, sibyo bene data? Ibindi ni inyongera. Ibi bije kubera abantu z'ibinyoma. Yesu ushyira abanuzi be ntabwo ari abajya mu mihanda bajya kubwira abantu ngo uzabona ibi, uzagira gutya na gutya. Oya, umuhanuzi nk'uko no muri iki gisekuruza Imana yamudutumyeho, Imana yamuhaye inkota y'ijambo, sibyo? Cyane data. Imana ishimwe, yongera ishimwe, sibyo? Noneho yagendaga no mu modoka idasobanutse neza,
bo abera b'Imana muri iki gihe muri iki gisekuruza cye bamwubakiye n'inzu di bamugura n'imodoka ariko yavuye mu mubiri atagiye muri iyo nzu adatwaye n'iyo modoka arataha isigare ariko inshingano Imana yamaye ndayishoje mbashe gutaha mu mahoro Uwiteka ahabwe ishimwe n'icyubahiro. Niyo mpamvu n'umugaragu w'Imana yababwiye ngo ibi ngibi dukora ntibizasigara, sibyo? Bizasigara. Sinzi niba tubibona, nkunda no kuganiriza n'abantu kugira ngo bace akenge, sibyo? Nawe mfite udufaranga hano mu mufuka, nahita ngira gutya nyigira umuntu usabiriza, najya ku muhanda mukesho, ariko mwabanyamoto mwe mwafashe mwamaye lift mwabano ariko mwangwanye umwabano, ariko mfite n'amafaranga yo kwishura ariko mwandwanyeho ngo muze ibyo ntabwo wabizana mu mujyi, tuba twaje gushaka amafaranga, n'ubituzaneho sha, tuba twaje gushaka amafaranga, reka kumvira, ariko mwamfashije mwabano ariko mwangwanyeho, ariko none akaboneka umwe agaca kenge muze reka mwere lift, nkagenda muganiriza, ungeze Nyabugogo noneho nikomereze gahunda yanjye, none ngagenda muganiriza, none bariya bagenzi bawe bavuze ko baje gushaka amafaranga, ni ikihe cyizere bafite cyo kuyatahana? Moto mugiye imuguyeho, si umunyamuguru uza kuyimuvana we imuhindira ku kaguru, mugihe arimo guhirita aho ngaho, yaje gushaka amafaranga, abaje kumuvanaho moto si wa musaka bayamukuramo, kandi yaje kuyasha bakamusaka n'abatabazi beza, imanuka ye bakayashikuzamo, bakamuvana mu muhanda bakamushyira, ariko kandi yaje kuyashaka arayaza gucyura. Nibyo tuganira n'abantu, noneho akamfasha akangeza hariya umuzehe wasabye lift, noneho wowe uri umukene cyane, none agafata wenda nk'ibihumbi 2 ndavuga ngo sha jya kwinywera agafanta, wakoze cyane, agakandura amaso, avuga ngo noneho wowe wasabaga lift ufite amafaranga, nari nyafite nyine, nari nyeye kugira ngo numve, akabavamo, turashaka amafaranga, twaje gushaka ubuzima. Niyo mpamvu n'umwuka wera bigarutseho, ibi ngibi dukora tube ahantu heza, iyi nzu ntabwo tuzatahana nayo, sibyo? Ariko tugomba kuyisukura. Niyo mpamvu n'igihe ukoze n'impanuka mu modoka, abaje kugutabara babigenza gute? Bagusohoramo, bakagushyira mu yindi, wenda icyo kimodoka cyawe cyangiritse, bagashaka n'indi iza kukikorera ikijyana mu igaraje, noneho mu gihe urimo guhirita aho ngaho utekereza ya modoka, uvuga ngo Imana inabare ize kumfasha nkomeze ubuzima. Nuko nguko tubayeho, twaje imboko, mufashe, twaje imboko igipindi cy'abantu babaga ku ruhande rw'umwana wavutse mu bwami, badukubita igipindi, werega umwana yavukanye amasaka sha, urabesha, mu nda y'umugore abamo amasaka, urashaka kutubesha kubera iki? Ni mwe yamushize mu ntoki mutubesha ngo avukanye amasaka. Umwana avuka mu nda nta kintu afite, sibyo? Avuka mu nda ya nyina yambaye kositimu, avuka uko yakabaye.
n'igihe n'ibingibi duhangayikiramo buri gihe bigashaka no kudutesha umutwe, bisaba ko utahama maramasa. Imamba utahana ni iri jambo wizeye, witeka bwishimira icyo, ibindi byose urabisiga. Umwami akomeze ahabwe ishimwe n'icyubahiro. Umwami akomeze ahabwe ishimwe n'icyubahiro. Yesu niwe Pasika yacu, yatambwe, amaraso arameneka aducungura. Uwo munsi, iyo nsinzi niyo tugomba kuzirikana amanywa na nijoro. Pfundikira aho ngaho, duhaguruke twishire imbere y'Umwami. Turarimba iyi ndirimbo, nyuma yaho buri wese agire icyo abwira Umwami. Mana yanjye komeza ujye umfasha, utara niyemeze icyo ugira, more nizeye ijambo wambwiye, sinkabure kumbarakaza no muri komeye biri undamburira amaboko bakakubonoka Jesi Jiyusasa Umbaraka Umimba bakakubonoka Jesi Umbaraka igitero cya gatanu, 82 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Igitero cya gatanu, buri wese akagira icyo abwira Umwami.
uko duhagaze imbere y'umwami n'abandi baza kumvira ijambo nyuma yo kuryumva, umwami adushoboze dupfukamisha imitima yacu imbere ye, buri wese abumbura umunwa. Kwizera kuzanwa no kumva icyo umwami avuze. Kwizera kwawe niko kugukiza. Utomore, uvuge, ukumuka kuyoboye, usabe umwami. Ni muzima. Dusenge, dusabe, buri wese nagira icyo abwira umwami. Data wa twese uhoraho, Mana idahinduka, Mana yahozeho, Mana iriho, Mana y'abahanuzi, Mana y'intumwa, Mana y'abera batubanjirije, Mana y'abera turiho. Ishimwe n'icyubahiro bikugarukire mwami. Ukwiriye ishimwe, ukwiriye icyubahiro mwami. Nago twakugirira isoni kubera ko nawe wadusanze mwami turi babi, uritanga kugira ngo turonye akagakiza. Uduhe gushikama muri wowe, umugisha ugendana n'ijambo ryabwirijwe rigere ku wizera uwo ari we wese. Kubw'ibikomere byawe twabashe gukira uburwayi mwami. Abarwayi hagati yacu n'abandi batari hano mwami, kubw'ibikomere byawe twabashe gukira uburwayi. Uhe gukira uburwayi uwizeye uwo ari we wese. Utange inkomezi mwami, amavi atenebutse uyakomeze. Muragije abakobwa bawe, muragije abahungu bawe, muragije abana bawe aho bari ari wo wose mwami. Uri umwami ugera hose icyarimwe. Komeza urambura ukuboko kwawe k'ubushobozi, ubutumwa bw'igihe, umucyo w'akagoroba ubwirizwe mu mbaraga z'umwuka wera, haba muri uyu murwa, haba ahantu turi, haba mu yindi migi muri iki gihugu, ku isi hose. Rambura ukuboko kwawe, ijambo ryawe ribwirizwe, ridutegure twiteguye kugusanganira mu bicu. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mbisabye, amen. Amahoro y'umwami aruta ubwenge bwarwo bwose atane natwe. Naho kuwa gatatu
Yesu Yesu uwo ninde 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 utari Yesu Imana nzima Yesu wagendagenze muri sekuruza warindiye itorero rye ku rutare ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo waduhaye ubutumwa budacuzwe n'abantu uwagaragaye mu nkingi y'igicu yiyeretse Pawulo yiyereka Buranamu ninde ninde tuzashima utari Yesu Yesu uwo ninde 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 utari Yesu Imana nzima ninde ninde tuzashima utari Yesu Yesu uwo ninde 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 utari Yesu Imana nzima nta muntu nkawe nta ubwiriza nkawe nta ntumwa nkawe nta muhanuzi nkawe nta mujyanama nkawe nta muririmbyi nkawe nta rurimi rwabasha kuvuga ibye byose nawe basangiye icyubahiro cye icyubahiro cye ntabwo azagiha umuntu ninde ninde tuzashima utari Yesu Yesu uwo ninde 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 utari Yesu Imana nzima ninde ninde tuzashima utari Yesu Yesu uwo ninde 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 utari Yesu Imana nzima ninde ninde tuzashima